ndabasuhuje abanjye aho muri hose, nimwongere mbagire mu nkunde ndushe. Mbahaye ikaze mu ruganiriro rw'umurage w'icyizere. Ndabanza gushimira wowe wamaze gukora subscribe, nongera kubwira nawe utarabikora ngo aka kanya ni ibintu byoroshye, ugende n'akaboko kawe k'iburyo ukanda ahantu handitse ngo subscribe cyangwa sabone abumva ururimi rw'igifaransa. Hanyuma ikindi mbasaba dukomeza duterana inkunga, nagira ngo ikiganiro kigiyeho kugira ngo tugisangize n'abandi, tujye dukora share na comment na like. Ibitekerezo byanyu birakenewe. Uru ruganiriro ntabwo ari uruganiriro rw'ijambo, ntabwo ari ahabera inama, ni ahantu ho kuganira nyine mu ruganiriro nk'uko nabibabwiye ababonye ikiganiro nakoze kuri Max TV hamwe na Pizzo, mugenzi wanjye Pizzo, narabibabwiye. Uru rubuga narutekerejeho kubw'inkunga yanyu y'ibitekerezo, kubw'uko mwabinsabye kandi koko nakomeje kubibona. Rwagiyeho rero kugira ngo dufatanije, atari jye jyenyine, tugerageze gufatana urunana, dufatana amaboko, dukomezanye, abaguye bacu tubegure. Ibyo ngibyo bizajya binyura mu biganiro tuzatugirana. Aho ngaragara ahangaha kuri mikoro mbagaragara nkanjye jyenyine, ariko ni uruhare rwawe kujya muri komenti ukandika igitekerezo cyawe, ukandika icyifuzo cyawe, mu rwego rwo kugira ngo wiyubake wowe ku giti cyawe, wubake nanjye, twubake n'undi dufatanije, noneho turusheho no kubaka umuryango, turusheho no kubaka sosiyete yacu. Ndabashimiye cyane rero, munyemerere tugumane. Nari nabisobanuye muri icyo kiganiro nakoze kuri Max TV ku bagikurikiranye. Ikinzanye ahangaha rero nk'uko nari nabivuzeho, nari navuze ko uru rubuga rwacu, icano yacu umurage w'icyizere, ikiganiro cya mbere cyo gufungura kizaba mu ijoro rya Noheli, aho tuzafatanya ijoro rya Noheli tukajyamo inama, tukarisangiriramo, tukarinezererwamo, dutegereje ko umubyeyi Bikira Mariya yibaruka umwana Yezu cyangwa Yesu, bitewe n'izina umuntu akoresha. N'ubundi ntabwo bihagaze, iyo live irahari nk'uko nabibabwiye. Ni ikiganiro kizaba gitambuka live nk'uko n'ubundi nabivuze. Icyo kiganiro kikaba kizaba kirimo abatumirwa, narabavuze, navuzemo umwe mushobora kuba muzi ni Papa Sava cyangwa se Seburikoko, abandi bano babwiye ko ari surprise. Usibye n'ibyo, hazaba hari nimero ya telefone ya WhatsApp uwanjye, tuzaba turi kumwe kandi mbararikira ko mwese twasangira ijoro rya Noheli. Nagira ngo iyo nimero uzayirebe, igitekerezo washaka gutanga, icyifuzo, inama, ushobora kuyigira jyewe kugira ngo ndusheho kugenda ngabura ibikwiye, ariko twanayigira n'abandi bacu tugize urwo rubuga rwacu nk'uko twitwa abacu cyangwa abanjye. Hano rero uyu munsi kuba nkoze iki kiganiro, kandi nari navuze ko ikiganiro cya mbere kizaba icyo ngicyo cya live, nje gushyiraho umucyo ku byo nabonye abenshi bibaza mu kiganiro nakoze kuri Max TV. Nje gushyira umucyo kuri icyo cya mbere nyine cyo kuvuga yuko hari live, hari abantu kandi ndabashimira bahise bihuta cyane nk'intore, bahita koko bagenda bajya gushakisha urubuga rwacu umurage w'icyizere. Bahageze nta kintu babonyeho, baje bakajya bavuga ati se ko nta icyo kiganiro tutari kukibona, bimeze bite? Nje gushyiraho umucyo rero. Nk'uko navuze, icyo kiganiro ntago mwakibona ko kizaba ari live, kizaba gitambuka kiri live. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo wafungura none ahangaha ngo uhite ukibona, ahubwo mu ijoro rya Noheli ku itariki 24 z'ukwa 12 saa 4 za nijoro, guhera saa 4 za nijoro, uzakoraho muri link iri mu ibara ry'ubururu, ikiganiro gihite gitangira kwiplayinga
cyangwa se kwikina mu rurimi rw'ikinyarwanda. Niyo mpamvu rero ubu ngubu ugeraho wakoraho ukabona nta kigenda, humura si uko utahageze, we gusa kora subscribe. Kandi akandi nasubira inyuma nkababwira, buriya biba byiza iyo wakoze subscribe ukagenda hari ahantu kugira ngo ujye ubona icyo bita notification, kwa kundi iyo umuntu amaze kwa uploadingaho video cyangwa ashyizeho content kugira ngo uhite ubibona kuri telefone yawe ko yinjiye, uragenda ugakanda handitse all cyangwa tout mu gifaransa. Ubwo rero nagira ngo icyo ngicyo ngishyireho umucyo. Ikindi cya kabiri nshaka ko nshyiraho umucyo, nagira ngo nk'uko mwabibonye titire iratangira igira iti Marigarita yasezeye Papa Sava. Mwabonye ko hariho akabazo, ni ibibazo abantu bibazaga nk'uko mwabibonye mu kiganiro nagiranye na mugenzi wanjye Pizzo kuri Max TV. Ni ibiganiro bibazaga kwa kundi kuvuga ngo kuba Marigarita agiye gukora proje ye akaba agize channel yiwe, buriya ni ukuvuga ko avuye muri Papa Sava. Mu by'ukuri mba mari impungenge, ntabwo navuye muri Papa Sava. Yewe kuri uyu mwanya kugeza ubu ngubu tuvugana nta nubwo mbiteganya, ntabwo navuyemo rwose, ndahari. Kandi kuba nakoze proje yanjye, proje mwanshyigikiyemo n'ubu mukinshyigikiramo, ntabwo bituma ntakomeza gutanga serivisi n'ahandi. Usibye no muri Papa Sava n'ibindi nzakora, nzabibabwira, nzabibagezaho, ariko kuba nakoze proje ya channel ntabwo byatuma nsezera muri Papa Sava. Ndabizi ko mu nkunda, mwangaragarije urukundo rwanyu, ni ukuri ndabubashye kandi ndabakunda, nzirikanye neza yanyu. Benshi nabonaga byababaje, ntabwo wagenda wiva muri Papa Sava, ntabwo navamo. Nagira ngo mbwire isibo yanjye, ya sibo irimo abafana, ntabwo nabatetereza, ndahari rwose, ntimugire ikibazo. Ikindi rero gikurikiyeho ni ugukomeza kubabwira ngo ikintu cya mbere nzahora mbabwira inshuti zanjye, abanjye, ni uko ubuzima ari ubw'abariho. Ni munyemerere rero ngarukiriza ahangaha mbashimire, nongera kubabwira ngo ndabararitse kuri iriya tariki 24 z'ukwa 12 nk'uko nakomeje kubivuga, saa 4 z'ijoro tuzabane muri kiriya kiganiro. Ndabizi buri wese afite amatsiko, ariko ikizigwaho, ikizaganirirwaho, nuza kujya kuri channel, iyi channel yacu Umurage w'Icyizere, urasangaho n'ubundi graphique iriho yewe n'umutumirwa umwe mu bo twatumiye, hanyuma haraba hariho link. Iyo link rero nuyikandamo uraza kubona neza teme ikiganiro tuzaganiraho uwo munsi. Nzi ko bizaturyohera, nzi ko tuzagira ijoro ryiza, kandi nzi ko tuzanezerwa. Nongera no kugusaba kugira ngo ugende ugisangize n'abandi, ubwo butumire ubahe iyo link, nabo tuzabane. Kandi ukomeza kubabwira nk'uwanjye ngo bakomeze bakore subscribe, mukomeze munshyigikire, dukomeze dushyigikirane, twungurana inama n'ibitekerezo, twubaka na sosiyete. Muraza rero no kujya no muri comment hasi iki kiganiro ndiho, nimuza gutangira kukibona muse nk'abakanda muri comment, muraza kubonaho hepfo muri comment ahabanza hatangira n'ubundi link y'icyo kiganiro tuzagirana mu ijoro rya Noheli. Ndabashimiye cyane rero, ushobora byose nabaha umugisha, ndabakunda kandi turi kumwe, murakoze cyane.